fresh unabivuga ari fresh. Iyi speed ni y'umunezero, impamvu niruka gutya nuko nishimiye kubona uwitwa Mugisha Benjamin ndetse n'uwitwa Pamela Uwikeza, couple ya mbere y'abakiri bato yishimirwa na benshi mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Kimenyi Yves ndetse na Claudine Muyango. Iyi couple nimwe muri couple nabwo ngo zikundwa na benshi nanone nyuma ya Clarisse Karasira ndetse na Ifasha bayo de Jean Sylvain, nimwe muri couple nabwo ngo nziza z'abafitinganye cyane. Hashize iminsi ubwo Meddy yakoraga ubukwe, abenshi bibaza ati ese biraza kugenda gute kuri The Ben. Ni igitutu gikomeye cyane abafana bashyize kuri The Ben, ni igitutu gikomeye cyane n'umbe bashyiranago y'aba The Ben ndetse na Meddy, by'umwihariko bivuye duhereye mu muziki. Iyo umwe yakoraga kimwe undi ashaka uburyo akora ikindi, kuko abanyarwanda cyangwa se abafana babafata nk'abantu bahanganye mu muziki wa R&B bitewe nuko bazamukiye rimwe kandi bazamuka banakunzwe cyane, yemwe banajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu The Ben ni umwe wambariye ngabo medal ndetse anaririmba mu bukwe bwo kwa Meddy. Abana batangira kwishyuza The Ben ubukwe cyane, dore nuko n'umukunzi we yamenyekanye hashize iminsi myinshi bagaragaza ko ari mu nyanga y'urukundo ariko nta gitekerezo cy'ubukwe aba bombi bafite. Uza makuru mfite The Ben yabashije Uwikeza Pamela ati ese mukobwa mwiza w'ikimero baruta bose, mukobwa mwiza ubarusha ibisusu, mukobwa mwiza useka amasara gaseseka, wowe mbona mu bandi bakobwa bose dore ko ndebye muri isi mbonere mukobwa yenyine urimo, wanyemerera uko mbyutse mu gitondo nkazajya mbona inseko yawe nziza impande yawe? Ese wakwemera nkazajya nkubona kenshi uramutubyutse? Kubanza ubwiza bwawe mbona ubu ngubu waba uri mwiza kurushaho iyo ubyutse. Pamela nawe ati ese Uwikeza wakongera ukanyemerera buri uko mbyutse mu gitondo nkazajya nkubwira ko roho yanjye ari wowe uzirata, mukobwa mwiza ubaruta bose, nukurigira hino igiko maze undore neza, irebero y'umusenyi wose ndavuguhaye ucisha amaso muri iyi